Yes, nabasuhuje cyane mu byubahiro byanyu. Iyi ni Digital Wealth Academy Pro. Nizere ko mumeze neza ni ukuri. Muri iyi si rero abantu bagira intego zitandukanye, ariko birashoboka cyane. Kandi nanjye ntekereza ko bishoboka. Ntekereza ko bishoboka ko mu by'ukuri ko hari umuntu kandi ko karahari, ashobora kuba atari n'umwe ndetse ari na benshi, bari ahantu runaka, baba bari kure mu bihugu bya kure cyangwa se bari mu bihugu bya hafi, bafite umugambi cyangwa se bafite igitekerezo bumva ko bishoboka ko nabo bazatunga byibura umunsi umwe bitcoin imwe cyangwa ebyiri ku ruhande zabo bwite. Ntekereza ko abo bantu bahari kandi mu by'ukuri birashoboka ko bahari, noneho bakaba bibaza nk'uko nanjye nibaza ngo bose kandi barahari, ati umuntu yanyura mu zihe nzira, ese byagenda gute, ese umuntu yabigira ate, ese umuntu yaca he kugira ngo azashobore gutunga bitcoin imwe cyangwa ebyiri ze bwite ahantu, yaba ari kuri external wallet, kuko cold wallet zirahari, hari ama wallet agurwa kuri Amazon cyangwa se no kuri Alibaba, uburyo uba wayivanye bene iyo wallet iba itari online, iri offline, ukavuga uti mfiteho kandi koko mfiteho bitcoin imwe cyangwa ebyiri cyangwa zirenze kandi zanjye bwite, ngenda mu kantu nkako kandi gatoya, uburyo nagenda no mu muhanda n'ahantu hose naba ndimo kugenda, umuntu yavuga ati uyu muntu biragaragara ko ntacyo ariho, ariko njye mu mutima mbizi ko hari icyo ndiho. Ibyo ni ibintu bishoboka cyane kandi birashoboka cyane. Mu by'ukuri njyewe nitabiriye opportunity, abantu benshi barayikerensa pe, nanjye rwose hari ahantu nyengera nkavuga se ibi bintu bizakunda, ese mu by'ukuri byashoboka, ese bizemera koko, ariko njyewe nagiye mbona ibimenyetso, byaba ari mu buryo bw'amashusho, byaba ari ukubyumva abantu bavuga abandi, mbona ibimenyetso bitandukanye, purufu z'ibikuza zitandukanye, purufu zo kubikuza z'abantu zitandukanye, ariko iki kimenyetso njyewe nkibonye, nkibonera umuntu avuga ati njyewe narabikuje hano hantu, noneho uwo muntu namwitegereza nkabona ntabwo ari AI, nkabona ni umuntu wa nyawe, ndavuga nti Imana izaca inzira, kandi ibi bintu birashoboka ko hano hantu natwe tuzahabikuza amafaranga kandi ni menshi, ku buryo n'umuntu yumvise nta nubwo yemera yuko bishoboka, ariko icyo kimenyetso njye nkibonye nahise mbona ko bishoboka kandi birashoboka. Ibintu byinshi byatangiye bigaragara nk'ibidasobanutse, kugeza igihe abarimo kubikoraho babigize ibisobanutse, noneho n'abandi bareberaga mu mpande baravuga ngo yewe we, ngo bya bintu ni iby'impamo, ngo bya bintu ni byo, ngo ni ukuri, ngo birakoreka, ubuzima bwarahindutse bwa ba bantu ngo babitangiye cyangwa biyemeje bagize icyo babikoraho. Ndababwiza ukuri, birashoboka kandi birashoboka. Bitcoin nkunda kuyitegereza, iyi ni chart yayo, isoko rimaze iminsi riri muri range bound, iki ni igiciro cyayo, iravunja 19,752, ngo wenda hari umuntu uzareba bafite ibiciro byarahindutse, byarazamutse cyangwa byaramanutse, ibyo ntabwo ari ikibazo. Ngenda ndavuga gutunga bitcoin mbumbu bwayo, kuko iyi bitcoin hari igihe izahenda, hari igihe nkurikirana amakuru nkareba ukuntu izahenda nk'umuntu ukunda cryptocurrency, nkavuga ese nanyura he, nabigenza nte, ariko iyi nzira nabonye ko ari imwe mu nzira zishoboka kugira icyo zizana. Mwihangane mwumve uyu muntu, ndabizi hari abantu bakunda Digital Wealth Academy Pro, ariko hari n'abandi bantu bikundira noneho ari crypto by'umwihariko
kandi bafite indoto nk'izi, reka mwiyumvire mu by'ukuri, namwe mwiyumvire mumbwire. Hello everyone, it's Quanah Dreams Big. I'm here to talk about Cryptex. Cryptex has truly changed my life. I'm a mother of 3 kids, just trying to make it. I have paid off my car. I can't remember the last time I worked overtime. I can't even remember the last time that I worked a full shift. I am truly blessed with Cryptex investment. It has truly changed my life. It's a game changer. But one thing you must know, when you come in, if you come in on a daily, you must do 3 reinvestments and you must upgrade. So if you want to start off with the 12%, which is crude oil, start with the 6.5, because after 3 reinvestments you must upgrade. This is a game changer, you guys. I'm on vacation with my kids right now, but I had to get on here and talk about it. It had to be told. When I could pay my car off and I have 2 years Mu by'ukuri sorry, mu by'ukuri sinzi ikintu navuga. Reka mbabwize ukuri, uriya muntu muramwumvise? Munyihanganire ku dukosa tubayemo hagati two gutinda guhindura, ariko se umuntu arumvikanye? Uriya muntu avuze ko afite abana, ni umudamu, ari ahantu muri vacation. Mumbabarire kuri turiya dukosa tubaye two gutinda guhindura n'iki turi abantu umuntu ashobora kwibeshya, mumbabarire. Ariko njye nagira ngo bye byose abantu muramwumvise, uriya muntu muramwumvise. Mu by'ukuri njyewe uriya muntu ni umuntu nyamuntu w'umudamu ufite abana. Icyo avuze atubwiye yuko bizinesi yitwa Cryptex ari iy'ukuri, atubwiye yuko ari iy'impamo. Ubwo we yari akirimo icyo gihe mbere yitwaga Cryptex, iza kuba Bitnex. Mu by'ukuri hari ibintu byinshi ngenda mbona bivuga yuko ibi bintu nta kigenda bishobora kuba atari byo, ariko ndagira ngo mbabwize ukuri. Njyewe maze kwitegereza uburyo isi iteye, turi mu isi ya kapitalisme, aho umuntu uri hejuru abari hasi, ndavuga abakene, ni benshi bikabije, abari hejuru ni bake. Ubwo rero kubona nk'umubare w'abantu bari mu cyiciro cy'ubukene wenda nka 300 bose bazamukiye rimwe, wenda bakajya no muri middle class, ni urugero. Ibyo bintu biri mu bintu isi itakwemera ukurikije ukuntu isi ikoze. Hariho ibifi binini, ni ku isi ikoze. Hari abantu bayoboye isi, ntabwo ndi bwirwe mbitindaho, badashaka ko n'abandi umva bagira ko banyeganyega mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Umuntu wese ukurikira amakuru arabibona ko hari ibihugu bigera nko muri 3 ku isi birenze, bihanganye, ariko kimwe muri byo kikaba kirenze, noneho gishyiramo n'ibintu bya dictatorship n'iki. Umva abakurikirana amakuru bo barabibona yuko hari ukuntu isi iyobowe, hari n'abayiyoboye, hari imigendere, hari ibyo umuntu yirinda. Mbese rero nta kintu cyaza kizamura umuntu wo hasi yo ngo aba bantu nibazamuka ari 10, ari 50, ari 200, ngo
bakubwire ngo icyo kintu kirakoreka ngo nicyo, bazakubwira yuko icyo kintu kitari cyo, ko nta n'ahantu gishingiye ko bidashoboka. Gusa uzashobora kwemera kw'icyizere akagira imbuto ashyiramo mu butoya bwayo, niwe ushobora kubona ziriya mpinduka zivuzwe n'uriya mudamu. Bene uwo muntu uzirengagiza, ushobora kujya gukora research ukabaza sinzi na hehe na hehe, ugasanga ngo wapi bino bintu wapi ngo nta kigenda n'ibime. Ndakubwiza ukuri, nta muntu, nta hantu na hamwe bakemera ko umuntu uri hasi epfo iyo ngiyo wabonaga miliyoni 2 bigoranye cyangwa bitwaye igihe, ashobora kuvuga ngo bene uwo muntu afite miliyoni 30 mu nzu cyangwa 20 ku ikofi. Icyo kintu cyatuma ibyo bintu bikunda biragoye kugira ngo kibe cyashyigikirwa muri rusange. Ariko hari ibimenyetso. Ikimenyetso cya mbere kikwereka yuko iyi Bitnex ihari kandi abantu hari abayibikujemo n'uriya muntu uvuze n'uw'Imana yaremye uyitatse. Kandi ngewe video nagiye nkora zose zivuga ngo ni gute icyo wakora kugira ngo byibura utunge Bitcoin imwe, ni inzira wacamo, ni opportunity navugaga. Kubera iki? Ngewe online nagiye ndi mu bantu bagerageje byinshi bishoboka bagira icyo bahashyira kugira ngo barebe inyungu bashobora kuhakura, ariko ku bijyanye ibindi byose bitari trading, aho umuntu ashyira amafaranga, ibindi byo ku ruhande byo kuvuga ngo umuntu yashyiramo amafaranga ye ngo ayo mafaranga akamuzanira izindi nyungu, nta hantu na hamwe nashyize amafaranga online ngo mvuge ngo amazu y'umwaka arongera yakomeje mu wundi mwaka, yewe irenda kuba 2 akiriyo, inyungu ziza buri munsi buri kwezi, mfungura konti nkayabona agenda agwira nubwo igihe cyo kuyabikuza cyanjye kitaragira. Sibyo? Nkabona ibyo bintu birahari, konti ndazifite zirahari. Reka mvuge ni konti ndayifite irahari, kuko inyinshi byo urebye muri rusange batugaragariza yuko bisa nkaho n'ubundi bitagize gute, bitanemewe. Uvuga ngo iyo mvuze konti nyinshi mba ndimo kuvuga konti imwe umuntu yaguze noneho akagurira mw'izindi imwe indani, ibyo bita kugura ama contracts. So hano iyi ni PDF, harimo table of content, harimo ibintu byinshi, ntago ndi bubyinjiremo cyane mu buryo bwo gukoresha umwanya neza, ariko aha hantu hari abahumvise ariko abatarahumva nibo ngewe nibandaho. Wa muntu utarumva aya makuru niwe nibandaho kugira ngo amenye ko ibi bintu bishoboka bihari, ko umuntu ashobora kuva epfo iyo kure, ndavuga mu buryo bw'amafaranga, akagera ku yindi level iri hejuru. Ni ibintu bishoboka hano ku isi. Ni ukuvuga ngo ni opportunity. Urebye abenshi ikintu twese abenshi ikintu kugira ngo tugere no kuri level runaka, ni ukuvuga ngo ni umuntu umwe tuba tubura ngo aze mu buzima bwacu hagira igihita gihinduka, cyangwa se ni opportunity tuba tutarahura nayo kuko zirahari nzima ngo igire byinshi hindura mu buzima. Kimwe muri ibyo ni ukuvuga ngo ushobora gutangiza amadolari 100 muri Bitnex ukagura contract mu zihari. Ni ukuvuga ngo hari contract y'imyaka 2, iy'imyaka 3, iy'imyaka 5 n'iy'imyaka 7. Izo nizo contract zihari. Make ushobora gutangiza ni amadolari yawe 100. Ese ayo madolari 100 yanjye mba mfashe risk cyane? Uwo yafatishije risk, ariko nkurikije risk ubufashe n'ikizavamo n'impinduka ishobora kuba, ndakubwiza ukuri, it is a worth taking risk. Ni risk umuntu akwiye kugerageza gufata, kuko kumva umuntu yaragiye muri business ya online ngo yashyizemo amadolari 100 ngo amazemo umwaka wose, ngo yagiye mu wundi mwaka nawo ngo awugezemo hagati, my friend, ibyo bintu ubundi biragoye. Kuko business igera aho ngaho ikadisapiyaringa za online, ubwo abazimenyereye ndumva ibyo ngibyo ntabwo ndi bubitindeho.
ariko ndakubwiza ukuri iyi ni opportunity mazemo imyaka irenga 5 ikora ikaba ikora ndi mu bantu batarabikuza ariko bazabikuza, kandi bazabikuza monta nini, ntabwo ari akamonta gato kandi tuvuga ngo nashyizemo ngo 100 ngo mbikura amadolari 500 ngo mbikura amadolari 1000 ngo mbikura amadolari 5000. Oya, ntabwo ari byo turimo kuvuga ibintu byatuma dutunga bitcoin imwe, niko natangiye mvuga, cyangwa bitcoin 2. Bitcoin imwe iravunja mu 90 birenga by'idolari. Ibintu byinshi hano mu isi navuze ko bibanzirizwa no kwizera. Kwizera ni ikintu gikomeye cyane. Ni ukuvuga ngo hano wenda ubwo abantu bakunda gusoma ubu basomye bavuze ayo madolari 100 ni processing fee umuntu aba yishyuye. Mu by'ukuri kuko ndebye ukuntu ino systeme inateye, ni systeme nziza pe, ni systeme nziza. Ni ukuvuga ngo credentials zawe wowe uba ufite, credentials zawe ni email n'umubare w'ibanga gusa. Ni ahantu utavuga ngo urakora forget password, ni ahantu utavuga ngo supporting w'iki n'ibiki, reka da, ibintu byose ni anonymous bimeze. Donc ntabwo ari ukuvuga ngo ifite icyicaro aha ngo abayiri inyuma ngo bazwi ngo bitwa ba, reka harimo ikintu bita total anonymity. Kandi koko ikintu cyiza nk'iki cyazahura umuntu urepfa iyo ngiyo, kiramutse kirimo kiranakora, numva ari ikintu abakiri inyuma cyangwa se bayiri inyuma y'iyo opportunity bakwiye kuba batagaragara ko ntabwo babaho. Nta muntu ku isi ufite uwo mutima umeze utyo wo kuvuga ngo ba bantu bepfa iyo ngiyo byanze rwose, bakoze uko bashoboye byanze, ngo nabo batunze miliyoni 15 wenda nshyize mu manyarwanda nk'ibihumbi 20 by'idolari. Gute se biciye hehe? Gute? Ibyo bintu nyine kubisobanura ubwabyo. Ubu muntu rero wagira icyo gitekerezo akwiye kuba ari ahantu hatanagaragara koko. Njyewe nuko mbyumva, kandi ndabizi ko hari abantu tuzahuza iyi myumvire. Harimo icyo bita anonymous operation rwose, ntabyo kuvuga ngo CEO operations manager sinzi ngo nande. Nakubwiye igihe mazema, kandi nkinjira ndabyibuka njyewe hari video nakoze maze agahe gatoya ninjiye. Ibintu byose navuze ko bitangira bimeze nk'ibidafatitse, nk'ibidasobanutse, kugeza igihe bisobanukiye cyangwa se uwabigiyemo asobanutse kurushaho. Noneho abantu nibwo bavuga ngo bya bintu koko, bya bintu byari byo, kuko hari ibimenyetso ubuzima bw'abantu bwarahindutse kandi burushaho kuba bwiza. So ubwo ntagiyemo muri details nyinshi cyane zindi, kuko abakerensa bo ni igitero, ujya gukora research ukaca muri Google, muri hose. Ibyo byose tuba twarabikoze tukabona ukuntu batabyemera hose, ariko nkavuga ni iyi risk y'amadolari, it is worth taking of risk. Ni risk umuntu akwiye mu by'ukuri kugerageza akayifata, kuko icyambere ayo ngayo ni make pe, ariko impinduka ashobora kuzana. Reka dukomeze. Ni ukuvuga ngo nirinze kuvuga ngo ngende nsoma byose muri details zose n'iki, ariko hano hazamo account holder, hazamo insurance company, hazamo bank, ariko ntabwo turi buvuge ngo ni byitwa gutya, ngo ni insurance company yitwa gutya, ngo boya. Ikintu cya anonymity twagikomojeho. Ibintu byose mwese rega biba bifite umuntu uzabyemera bireba, abahari. Ashobora kuba ari mu gihugu cya kuriyo cyangwa se ari hafi, ariko abahari. Hari ababireba bakabikerensa bagafunga bakagenda, ariko hari undi uvuga ngo ariko ibi bintu none byaba impamo, what if kagashyiramo. Ni ukuvuga ngo ugiye kwitegereza neza, hano barimo baratubwira bati hari contract y'amezi 28, hari contract y'amezi 36, hari contract y'amezi 60 n'indi y'amezi 88.
Iyi ni contract y'imyaka 2, imyaka 3, imyaka 5, imyaka 7. Contract umuntu yemerewe nyinshi ari umwe ni 155. Bishatse kuvuga ngo nimba ntangije amadolari 100 yanjye, mpitamo contract nshaka, nkavuga ngo njyewe iri 100 ryanjye ndishyize mu myaka 2 cyangwa ndishyize mu myaka 3, ndishyize mu myaka 5 cyangwa mu myaka 7. Ubwo icyo uba uzabona nk'inyungu kiba kigiye gitandukanye bitewe n'igihe uhisemo icyo ari cyo. Ngira ngo birumvikanye. Ushobora gutangiza iryo 100, undi akaba 200, undi 300, undi 500, undi 600, gutyo gutyo, undi 1000, undi 500, kuko ubushobozi bw'abantu buba bugiye butandukanye mu by'ukuri. Ni ukuvuga ngo contract nyinshi zishoboka umuntu umwe yafatanije 155. N'ubwa mbere ushobora kumva opportunity ya online irimita umuntu, ikamubwira ngo nyamuneka ntuzarenze aya mafaranga, ntabwo tuyashaka, arenze aya ntabwo tuyashaka. 155 ukubye rya 100 umuntu atanga kuri contract imwe, ni ukuvuga ngo ntabwo wemerewe gushora arenze 15,500 y'amadolari. Urumva ibyo bintu? Ubundi ikintu kikwereka ko business ari ponzi cyangwa iki, ni ukuvuga ngo iyo ihari ikora nk'iyi ngiyi imaze imyaka irenga 3-4 ikora, mu by'ukuri icyo bakora azurungaze babona abantu bitabira kandi ari benshi, baravuga bati n'ufite ibihumbi 50 by'idolari kandi barahari hirya no hino ku isi, nabishyiremo. N'ufite ibihumbi 100 nabiterekemo. N'ufite ibihumbi 30 by'idolari nabiterekemo. Nuko izindi ziba zimeze, nta byo kuvuga ngo limite muri deposit, nta limite. Ubundi izindi opportunity nta limite muri deposit. Iyi niyo yavuze ngo ntuzarenze 15,500 ugura contracts mu zihari. Ni ukuvuga ngo ufunguza konti imwe gusa, ukaba wayiguriraho contract imwe y'imyaka 2, contract imwe y'imyaka 3, contract imwe y'imyaka 5, contract imwe y'imyaka 7. Cyangwa se ukabitamo uko ubishaka, ukavuga uti 3 ni urugero z'imyaka 2, 5 z'imyaka 3, 10 z'imyaka 5. Ubwo ni urugero ntanze. Undi ashobora kuza akavuga ati ndagura 5 z'imyaka 2, n'imwe y'imyaka 3, n'imwe y'imyaka 5, n'imwe y'imyaka 7. Contract ubwo nizo ndimo kuvuga. Cyangwa se imwe hose. Ni amahitamo y'umuntu. Cyangwa se umuntu agakoresha iryo 100 rimwe gusa. Ayo ni amahitamo, agahitamo contract y'imyaka 2 agashyiramo 100 n'ibyo. So ni ukuvuga ngo numva niho hantu honyine bakubwira ngo urenza aya mafaranga washora wagira, niba uri umukire cyangwa se bimeze bite, ntushyiremo arenza aya. Oya, urumva ni konti imwe wafunguye ariko wahitamo contract nyinshi muri iyo konti imwe, biremera. Biremera. So ni ukuvuga ngo urumva hari byinshi ntagiye nsobanura, kuko urabona ko PDF irebye irimo ibintu byinshi cyane by'umumaro umuntu akwiye kumenya, ariko tugira zoom ziba kenshi gashoboka, umuntu akaba yakurikira. Ariko aya makuru, it is worth taking this type of risk, kubera ko impinduka ibaye, ndakubwiza ukuri, yaba ari impinduka nziza. So ni ukuvuga ngo rero uhisemo contract y'imyaka 2 yaba azaza ni 22, ariko baba bazakuramo charges ukakira ari munsi yayo gatoya. Wahitamo contract y'imyaka 3, naho hari ukuntu babibara, ngira ngo urabibona mu mibare, hanyuma ukazabona 35,000 by'idolari, ariko hano haravamo nka fees ku buryo birangira kugeza ari 33,600 hafi aho. Ariko wumve ko ni hejuru ya 30 ayo wakira. My friend, aya ni amafaranga asobanutse. Birashoboka mu myaka 3. Ni ukuvuga ngo ushobora kwihaganuka uvuga uti mu myaka 3 ubuzima buzahinduke mu izina ryayo. Mu myaka 2 hazagira ukuntu bigenda. Rwose ku muntu unarambirwa vuba uvuga iki, wenda nimva kuri imyaka 3 yongeho n'iy'imyaka 5 n'iy'imyaka 7, unashaka kuvuga ngo utabona ni kera cyane, urabona n'ubuzima nta garanti bufite, ni iki cyambwira ko nzaba nkiriho. Yego, ngomba kwizera nk'umuntu usenga n'iki, n'Imana itanga ubuzima, birashoboka ko nafite n'imyaka 50 imbere yanjye cyangwa se narenze gutyo, ariko umuntu akavuga ati wenda 5 ni myinshi, ibintu nk'ibyo. Ariko ushobora kureba imyaka 2 wabona hari igikunze muri ayo wakiriye, ugafatamo akaba ariyo ukoresha
mu yindi myaka ikurikiraho. Iyo ni proposition mba ntanze kandi numva ko yashoboka. Mu myaka ni ukuvuga ngo umuntu wahitamo 2-year contract special bundle, ahangaha n'ushoye $1,000 barabibara bagasanga azabikuza aya. Bagasanga azabikuza aya. Reka tureke ibyo ngibyo $1,000, reka tufate rya jana ariryo dufatisha risk, tureke ibintu byo kuvuga amafaranga menshi, sibyo? Ariko iryo jana urishyize mu myaka 5, imibare irakorwa bikagaragara ko uzabona $471. Reka tuvuge ko niyo bakuramo charges zose wenda wakakira $300. Ni ibintu reka tubikure mu myaka 5, tuvuge ngo imyaka 5 ni myinshi cyane, basi reka turebe iby'imyaka 2. Ese mu myaka 2 hari icyaza? Igihe gitoya nk'uwo abantu barambirwa vuba. Turebe ese hari icyaza koko? Ariko ukuri naguha ni uko hari proof zigiye zitandukanye, hari uriya mudamu wumvise, ariko hari n'izindi proof zifatika. Ngewe nakwereka zifatika z'abantu batandukanye kuva mu myaka ya kera za 2019, 2021 gutyo, kugeza n'ubu vuba bagiye babona ayabo. Rero birashoboka ko impinduka yaba, kandi buri ikintu cyose kije hari abo kiba kiziye, burya hari abo kiba kiziye, ntago ari abantu bose. Hari umuntu warebye ino video agahita yifunga mu minota 3, hari uwayifunze imaze iminota 4, hari uwayifunze imaze 10, ariko hari n'uri buyirangize kubera yuko arimo kumva ibi bihaririye, nta kunebwa, ntaki, avuga ati why not, ese yaba ari nge? None uyu muntu urebwa n'ibi yaba ari nge, kandi izi mpinduka ari nge zigomba no kubera no kubaho, nkaba ndihutishwa n'iki, ndajya hehe? Kanda kuri like na subscribe kugira ngo amakuru ya Digital Wealth Academy Pro ajya kugeraho ku gihe, kandi hari link ndi bubahe muri description no muri comment ibyo wakiyandikisha. Nimero ya WhatsApp kuri buri video muri description muranyitanga, ntago yo guhamagara ni ya WhatsApp, buryo utakumva wasobanuza ugatera intambwe nawe. Nakubwiye ko ngiye imyaka 2 igiye gushira, haraburaho igihe gitoya ndi muri ino business, hari icyo nashyizemo nkuko nkihangana. Nanjye nari nzi ko ninkishyiramo hari gushira amezi 3 bikaba kambwira ngo nta bigihari, cyangwa hagashira ukwezi kumwe, cyangwa icyumweru, cyangwa umwaka umwe, cyangwa amezi 7. Ariko hari impamvu hashize igihe kirenga umwaka nkifungura nkagira icyo mbonaho, hari impamvu. Rero Imana ibarinde.